mu muco nyarwanda kwimana u Rwanda ntabwo bije ubu ngubu Joseph ngira ngo ni imvugo ya kera ahubwo uramutse utanarwimana ntiwakabona rubamo. Ngira ngo icyo hano chairman yabwiye urubyiruko, yatubwiye nk'urubyiruko, icyo yavugaga kwimana u Rwanda nuko nge nzasanga uri gukora ibidakorwa nkaba nagukebura mu gihe mbifitiye ubushobozi. Iyo bakubwiye ngo kwimana igihugu wumva neza kukimana uburyo ukimanamo. Kwimana igihugu ntabwo ari ukuryama iwanyu ngo utegereze akazi kazagusanga uryamye. Kwimana igihugu si ukumva ko leta idafite inshingano kuri wowe zo kugufasha kubona akazi no kugufasha kwiga, ariko nawe ukayifasha kuba umuhanga kugira ngo ubyaze umusaruro ibihari. Uku nguko niko kwimana igihugu. Imbuga nkoranyambaga abantu bumve ko ari inkota y'amujyi abiri. Urazikoresha neza, ziriho amafaranga, ziragutunga, zirakubakira brand. Urazikoresha nabi, rimwe na rimwe urasanga uri mu maboko atari ayawe. Dufite ingero z'aho byagendekeye uko nguko. Ikaze mu kiganiro Ibuga ry'ukuri, nge ndetse Mugeshi Bayingana, ndi kumwe na Joseph Iradukunda. Joseph, waramutse neza bwana se Mugeshi. Mu nama ya gatandatu y'urugaga rw'urubyiruko rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi SG cyangwa se umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Bazivamo Christophe, hari ubutumwa yagenewe urubyiruko bukubiye mu byo nakita ingingo eshatu. Hari ingingo ya mbere, gukoresha neza imbuga nkoranyambaga, kurangwa n'indangagaciro ku isi nyarwanda, ndetse no gukomeza kwimana u Rwanda. Ubutumwa bwa SG buje mu gihe n'ubundi abaharabika ishusho y'igihugu ahanini bakunze kwifashisha izi mbuga nkoranyambaga. Uribuka ko statistique igaragaza ko nibura abantu 6 mu bantu 10 mu Rwanda bari munsi y'imyaka 30, bivuze ko ari urubyiruko. Urubyiruko ruhabwa mission yo kuba ambassadeur, guhagararira u Rwanda, ariko ku mbuga nkoranyambaga hari icyizere cy'uko bahagararira igihugu neza, se bafite ubwo bumenyi buhagije bwatuma abarwanirira igihugu. Ni ubutumwa bwa SG wabonye muri rusange. Ubundi ubutumwa bwo ntabwo ari bubi, kandi nk'uko ubuvuze mu ngingo eshatu, ntabwo wahura n'urubyiruko ngo ubure kubaha ubwo butumwa uvuze. Gukoresha neza imbuga nkoranyambaga muri iki gihe, imbuga nkoranyambaga zateye imbere, cyangwa se turi mu gihe navuga ko ari icy'ikoranabuhanga. Birakwiye ko gukebura urubyiruko cyane cyane kandi nabo bakoresha izi mbuga nkoranyambaga cyane, kuzikoresha neza. Icyo cyo ni kimwe. Icya kabiri, kuba urubyiruko rwakwimana u Rwanda nabyo ntabwo ari ubutumwa bubi. Nibyo kabisa, urubyiruko ruba rukwiye kwimana igihugu cyabo, ariko icyo wakibaza uti gute? Kwimana ni kimwe, ariko no kumenya uburyo wimana nabyo ni ikindi, kuko hari ugutekereza kuri kwimana igihugu ahubwo akaba ari bwo kugitanga, uri kugishyira mu maboko y'umwanzi, niba ariko navuga. Izi mvugo rero akenshi za politiki ziba zisaba ko abantu bagerageza kuzicuwinga kugira ngo bakuremo ese twabwirwaga iki, dupfana iki n'ibiriho, dupfana iki n'ibiri kuvugwa. Twagiye tubona amakosa menshi akorwa ku mbuga nkoranyambaga. Nibyo yuri kuzisoma uzikonsuminga, usangaho abarwanya u Rwanda bavuga ibyo bashaka bitewe n'amarangamutima yabo, abasubira mu mateka, kuko ni ahantu, ni platform nyine buri wese aba yumva yaruhuriraho umutima, ariko adatekereza ngo ibyo ndi gutanga biraza gukonsomwa n'abandi. Ese ni urubyiruko? Ni ubutumwa ndi kugenera abakuru? Ni ubutumwa ndi kugenera abashaje? Ni ubutumwa ndi kugenera guverinoma? Ibyo byose bibumbatiye kuri za mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu rero guselectinga icyo ukeneye kuri izo mbuga nkoranyambaga buriya nabyo birakonta. Kuba rero Christophe Bazivamo, umunyamabanga mukuru wa RPF Inkotanyi, yahuye n'urubyiruko rusaga 2000, kubibutsa izo kugira indangagaciro nk'urubyiruko rw'igihugu, bwabyo ntago mbibonamo ikibazo. Ibyo koko bagomba kugira izo ndangagaciro. Kwimana igihugu ni inshingano zabo, ni inshingano zacu natwe ubwacu nk'urubyiruko, ndetse yewe no kumenya kuzikoresha byose ni inshingano. Ahubwo icyo abantu baba bakwiye kumenya
nk'uko nayo ntangiye kubigarukaho, wimana igihugu gute? Ese ukimana ryari? Abantu benshi bakunda kugwa mu mutego wo gushaka kwisanisha n'ibiriho ariko kandi batari kuri urwo rwego. Mbere y'uko usobanura iyo ngingo y'igihe nyacyo umuntu akwiye kwimana igihugu, hari ibinengwa by'ukuri, hakaba n'ibinengwa bigamije guharabika ishusho y'igihugu. Nk'urubyiruko, nk'umuntu w'urubyiruko uri gukoresha imbuga nkoranyambaga, ese bimwe binengwa kandi bigaragara ko biriho yakitwara ate? Bimwe binengwa ariko bigaragara ko noneho byambitswe umwambaro wo guharabika ishusho y'igihugu, urubyiruko twitware gute ku mbuga nkoranyambaga? Ese guharabika igihugu ni gute? Nicyo abantu bakwiye kubanza bakamenya. Turacyitiranya ibintu. Icya mbere turi abenegihugu kandi b'urubyiruko, icyo ni cyiza kandi kimwe. Icya kabiri, umuntu ashobora kuvuga ibidahari ukamukosora umubwira uti nyamara iby'ukuri ni ibi ngibi, ariko umuntu naza akavuga ati urubyiruko rwinshi rukeneye akazi, uwo muntu ntabwo ufatwa nk'uharabitse igihugu, ahubwo uratekereza yego koko nta kazi dufite. Ibyo ni bimwe binenzwa ariko kandi bihari. Yego, ni ukuvuga ngo hari ukuri kuvugwa, ariko kubera kuri kuryana mu matwi y'abakabaye b'implementing, y'abakabaye babazwa inshingano, bikitwa guharabika igihugu. Oya, biratandukanye. Igihugu gifite uko kigenda, igihugu ni ikintu kigari, urumva, igihugu gifite abagihagarariye, gifite abayobozi n'inzego zitandukanye zigihagarariye, nawe uri urubyiruko ufite urwego rwawe nawe uhagarariye. Ntabwo ari akanya ko kuvuga ngo uwavuze ibitagenda cyangwa se uwavuze ibihari ahita ahinduka ishusho y'amazina ndashaka gusubira ahangaha aba yarahawe n'abantu ku nyungu zabo bwite. Buri wese agomba gukina ku mwanya we. Nibyo, nk'urubyiruko ntabwo uzambwira ngo mu mujyi wa Kigali abaturage barwaye amavunja ngo mbikwemerere. Nshobora kugusubiza nkaguha n'ibimenyetso, kandi ntabwo ari umwanya wo gushwana. Nshobora kugusubiza nkaguha n'ibimenyetso. Iyo ngingo rero yo gusubizanya ibimenyetso, yego, harabura iki kugira ngo mu mitwe y'urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda twumve ko gusubiza kwiza ari ugusubizanya ibimenyetso, mwanya wo kwambara wa mwambaro wo gusubira mu kahise k'umuntu no kumuharabika, kuko wa muntu uje akuruwe n'ubutumwa yumvishe ku mbuga nkoranyambaga Eida aje atekereza ko mu bashubije basubizanyije ibimenyetso, ariko arahageze asanze aho gusa nk'uri kumutiza umurindi. Ahangaha niho tuzira rero ku ibuga ry'ukuri nk'abanyamakuru, tuba tugomba gufashanya. Natwe iki nicyo kibuga nyine dukiniraho. Nibyo urubyiruko rwahuye n'abapolitisiye b'ishyaka riri ku butegetsi Well and Good, hari ibyo bari bubabwire, hari amabwiriza nahoze mbona mu byo bakoze harimo no gukuriyetinga imirimo mishya, which is good, buri wese yabyifuza. Ariko se iyo bakubwiye ngo kwimana igihugu, wumva neza ko ukimana uburyo ukimanamo? Kwimana igihugu ntabwo ari ukuryama iwanyu ngo utegereze akazi kazagusanga uryamye. Kwimana igihugu si ukumva ko leta idafite inshingano kuri wowe zo kugufasha kubona akazi no kugufasha kwiga, ariko nawe ukayifasha kuba umuhanga kugira ngo ubyaze umusaruro ibihari. Kuko nguko niko kwimana igihugu. Hari uburyo tujya twitiranya ibintu ugasanga abantu bari gukina mu myanya itari iyabo. Politiki ni ikintu cyagutse kandi gikomeye kigenewe abapolitisiye. Wowe rero kukubwira ngo koresha imbuga nkoranyambaga, hari abazazikoresha bari ku rwego rwa politiki. Aho ngaho niba bahari, ntabwo buriya bakubwiye ngo kwimana igihugu n'ubu butari muri urwo rwego rw'uwabwiwe mu bya politiki urajya kurwana n'iki. Tuza usubize ikikwerekeyeho. Ariko umuntu ntakaza avuga ngo bakubise abazunguzayi kandi afite n'amafoto. Urabihinyuza ushingiye kuki? Ahubwo utanga igitekerezo. Aba bazunguzayi kari ba mama wawe, kari bashiki bawe, kari abavandimwe bawe, ukora iki kugira ngo ibyo bintu bigende mu mujyo mwiza? Kuko nabyo ni ukwimana igihugu. Ushobora gutanga igitekerezo nk'urubyiruko ukavuga uti okay, niba gucuruza nibyo, ariko n'umwanda si wo. Kuki bitakorwa gutya uyagahabwa umutekano we n'uwe yagahabwa umutekano, ariko nanjye nkabaho. Ikindi kintu tujya dukunda kugwamo nk'ikosa mbona ni ukwijandika mu bintu bya politike ariko utanabyumva neza. Hambere hangarika ngo he nk'urugero, politike y'akarere yahanganishije cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, ndetse yewe habaho n'amagambo akomeye ariko ku rwego rwa politike ruturenze. Icyaje kugaragara ni uko politiki igira ibyayo. Wowe nkawe se mugeshi kwicara ugatuka umukuru w'igihugu runaka, mu by'ukuri uburyo utangiye kurengera, njye sinakuririra,
nkanjye Joseph, Mm. kuko uba utangiye kurengera, ntabwo ubuzi ngo ese intebe ya politike ishyushye ku kihe kigero, Mm. njye nayicaraho bigakunda Mm. mu gihe ntarageza imyaka cyangwa se ntabitorewe. Mm. Impamvu utayicayeho ni uko urwo rwego utaruriho. Mm. Reka bari kuri urwo rwego basapotinge Mm. kugira ngo bayicareho neza, nawe bikugireho ingaruka. Iyo wicaye ugatuka umukuru w'igihugu runaka bimeze gutya bla ntakora ibi ameze gutya, uri kubivuga nkawe, ariko wirengagije ko politiki igira urwayo rurimi. At the end of time ugasanga wa wundi wabwiraga nabi, wabwiye amagambo mabi, yicaranye n'umukuru w'igihugu cyawe, barimo baraganira neza. Urumva icyo bita ururimi rwa politiki? Ese uba utekereza ko wowe wipashe muremure uvuga ibyo utazi, uvuga ururimi utigishijwe, urumva wari uri kwimana igihugu cyangwa wari uri kugitanga? Aho niho ngira ngo nyine ku ibuga ry'ukuri tuze gufasha abantu kumva igikenewe. Ariko mbere ko dukomeza, reka mbanze nkotinga amagambo umunyamabanga mukuru w'umuryango FPR Inkotanyi Ambasaderi Christophe Bazivamo yatangaje. Yagize ati ndabashishikariza guharanira kubaka igihugu muri za nkingi zose tugenderaho. Inkingi turazizi, ubumwe, demokarasi, iterambere. Mushyire ingufu mu ikoranabuhanga rwose, aha 100% turemeranya, kuko dufite n'uburyo bworoshye, dufite n'amahirwe y'uko imiyoboro ya internet iroroshye mu gihugu cyacu. Uru rubyiruko ntushyire imbaraga mu ikoranabuhanga, you are wrong, kuko ntago tugikeneye kuhingisha isuka. Dukeneye kuri buzamukane n'ibi turi kubona birizamuka, kandi byose urabona ko bishingiye ku iterambere ry'ikoranabuhanga. Kubwira urubyiruko ngo rwose nanjye ndabishimangiye, dushyire imbaraga mu ikoranabuhanga. Ati rero mufite amahirwe menshi, mufite amahirwe abenshi babanjirije badafite, yo kuba mugendana n'ikoranabuhanga rigezweho. Well and good. Ariko kandi ku mbuga nkoranyambaga muhuriraho turabasaba kuba intangarugero mu kugaragaza ukuri. Ikintu cya mbere, kuba intangarugero mu kugaragaza ukuri. Ni cya kintu nanjye navugaga. Mwirinde ibibi bikorwa ku mbuga nkoranyambaga, murinde isura y'igihugu cyacu, murwanye ibinyoma n'amacakubiri, kandi mukoresha izo mbuga neza nk'intwaro yo kubaka no guteza imbere u Rwanda. Asoza agira ati mu rwimana. Icyo kwibaza hano, imbuga nkoranyambaga abantu bumve ko ari inkota y'amujyi abiri. Urazikoresha neza, ziriho amafaranga, ziragutunga, zirakubakira brand. Urazikoresha nabi, rimwe na rimwe urasanga uri mu maboko atari ayawe. Dufite ingero z'aho byagendekeye uko nguko. Ariko tugarutse nyirizina ku butumwa bwa SG, urubyiruko turi guhabwa iyi nshingano, turi trained bingana iki? Dufite makuru angana ati ari budufashe koko wa muntu uri buza ari kugaya ibitagenda neza mu burezi? Uwo muntu dufite ibisubizo bikwiye bimwereka ngo dore mu myaka 30 cyangwa se 20 itambutse, dore uko uburezi bwacu bwateye imbere? Umuntu uri buze hari ibyo atavuga neza ku bijyanye n'imiyoborere y'igihugu, uwo muntu ko ari twe turi ku mbuga nkoranyambaga umunsi ku munsi, kandi twasabwe ko tugomba nyine kuba ambasaderi b'igihugu cyacu kuri izo mbuga nkoranyambaga. Uwo muntu hawe iyo nshingano koko yiteguye gusubiza wa muntu ariko mu buryo buri factual, atamututse cyangwa se ajye mu buryo buri aggressive? Ese niba ibyo bidahari, ubona icyakorwa ari iki kugira ngo iyi nshingano urubyiruko rwahawe rubashe kuyubahiriza? Rega ibintu tubifata mu mujyi utari uwabyo. Kuba ambasaderi ntabwo ari ukuvuga, ntabwo ari ugusubiza. Urasubiza iki? Igihugu nakubwiye ngo igihugu kirubatse, gifite inzego, igihugu gifite ubuvugizi, nyuma y'ubuvugizi kikagira na minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Bivuga ngo iyo minisiteri bigomba guhaguruka ikajya gukora ububanyi n'amahanga n'ibindi bihugu. None se wese mugeshe we wa partona hehe? Uri umunyamakuru. Iyo bakubwiye kuba ambasaderi rero ntabwo ari ukuvuga amagambo no guhangana n'abantu. Ni isuku, urumva, ni uguharanira gusigasigira igihugu icyo byagezeho, ni ugushyigikira guverinoma mu murongo muzima irimo irajyanamo abaturage bayo, urumva, ni ukwiga ndetse no gufasha abagukomokaho kuba bakwiga mu gihe igihugu cyaguhaye ayo mahirwe. Intambara yo mu burasirazuba bwo hagati bw'isi imaze kunyigisha buriya ibintu byinshi, kugira ngo namwe murayikurikira. Tumaze kubona imyitwarire itandukanye. Amerika yashoje intambara kuri Iran, bisa naho ari icyemezo kivuye ibukuru. Nako niko byari binameze. Wari wabona urubyiruko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruri kwandika ku mbuga nkoranyambaga ngo murase, ni mwice Iran, ni mubigenze gutya, ni musenye? Ibyo ngibyo bifite abo nta nubwo ari gake ntibabirimo. Icyo bari kureba ni iki?
eske leta iraduporovayidinga igiciro kiri hasi cya peteroli? Turabasha kwafodinga esanse? Turabasha kubona akazi? Nuvuga ngo ubuzima bw'igihugu bukomeza ari ubuzima bw'igihugu, ibindi by'ububanyi n'amahanga igihugu kiba cyarubatse uburyo bikorwamo. Ntabwo rero kwimana igihugu cyangwa se kugaragaza isura nziza y'igihugu ari ukujya guhangana, ahubwo wowe iyo nkubonye, iyo mpuye nawe Semugeshi, ndavuga nti uyu ni umujene w'umunyarwanda, aho ngaho niho ugomba gutekereza kabiri. Niba duhura nkakubonamo umujene w'umunyarwanda, urimo urarepresentinga igihugu cyawe neza. Niba tuvuze isuku, niba tuvuze kujya gukora umuganda ukawukora neza, urimo urimana igihugu, kuko uri mu gihugu mo imbere, urimo guhangana n'ibibazo bigihanze, nawe uri kubigiramo uruhare. Niba tuvuze kubaka igihugu, urimo urakoresha imbaraga zawe kugira ngo igihugu cyubake, nawe wiyubaka, kuko iyo wiyubatse uba wubatse igihugu. Bitandukanye no kuba umuntu yabonye ikintu kitagenda neza, umwe muri bagenzi bawe yakivuga ugahita umwita umunyamahanga. Aho ngaho ntabwo uri kwimana igihugu, ahubwo utangiye kugitanga, utangiye kugikururira abanzi. Uri umunyarwanda, ndi umunyarwanda. Niba numvise neza mu butumwa SG yatanze, harimo ko waba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze, gerageza gukomeza kugira gute kwimana igihugu. Kwimana igihugu rero ntabwo ari ukwambara fime naho wari ukeneye kutazambara. Oya, niba ubonye umwana ari kunywa amazi y'ibiziba, ntabwo ari ukuyamurekeramo, ahubwo urafata iya mbere kumwereka ko ari bukuremo indwara zandurira mu mwanda. Wagize neza, nimba unyumva neza aho ngaho. Kumva cyane. Wagize neza mu kanya ibyo usobanura ati hari politiki ibirenze imitekerereze yacu twe nk'abantu basanzwe, ariko kandi hakaba n'ibindi biri ku rugero rwacu. Ntabwo nyakubahwa ambasada Olivier Nduhungirehe uri mu nshingano z'ububanyi n'amahanga bw'igihugu cyacu n'ubutwererane ari buze gusubiza kanaka witwa Badrama cyangwa se Jean Paul ku mbuga nkoranyambaga. Afite ibyo akurikiranye biri ku rugero rwe, nyine imibanire hagati y'ibihugu. Icyo ndi kuvuga hano noneho kuri twebwe, kuri ba bantu twavuga tukinira muri ligue imwe, turi mu kigero kimwe, ikintu uri kwefasizingaho ni kimwe. Ndakumvise cyane. Ni kimwe. Ba bantu twe turi ku rugero rumwe, turi gukina muri ligue imwe. Abo bantu turi well educated yo kubasubiza twifashishije ibimenyetso, kuko ngewe Bayingana Semugeshi ndi against y'umuntu utekereza ko kuvuga nabi, gutukana, gusebanya abari kurwanira igihugu. Nge ndi against y'uwo muntu. Sinzi uburyo bari buze kunyumva cyangwa se wari bunyumve, ariko nakubwiye ngo inzego z'igihugu zirubatse. Warugarutse kuri nyakubahwa Olivier Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Igihugu gifite ubuvugizi buyobowe na Madamu Yolande Makoro na Jean Maurice umwungirije. Igihugu gifite inzego z'ubutabera ku buryo uwakosheje, uwatannye, inzego z'ubutabera ziramukurikirana biciye mu nzego z'iperereza dufite n'ubugenzacyaha, RIB na polisi. Izo nzego zose zirahari kandi zirizewe. None nimba Badrama yavuze ibintu ubona ko biri no sense, wowe urajya kumusubiza urwana n'iki? Ntabwo si we ari kwadressingaho, afite abari kwadressingaho. Nujya kumusubiza ushobora gukoresha uburakari butari ngombwa, ugakomeza ikibazo kurenza uko cyari gikomeye. Aho ngaho sasa abo bantu ko turi muri ligue imwe, Badrama ni umuturage, nanjye ndi umuturage, aho turi kuri ligue imwe. Mu byo turi gusabwa rero harimo gufasha, kuko nawe ubwo butumwa bunyuje ku mbuga nkoranyambaga. Nge Semugeshi Bayingana ndi mu ba mbere babonye ubwo butumwa. Ntabwo rero ndi bureke ngo bugende, kuko ibyo ari kuvuga mfite ibimenyetso bivuguruza. Ahubwo icyo ndi nta bimenyetso ufite, ahubwo mu buryo bwa politesse, mu buryo bw'ikinyabupfura nk'umunyarwanda watoje, bitwaye icyo umwandike amata, ariko hano uri kurengera. Byari bitwaye iki yuza kubivuga muri uwo murongo, cyangwa se ugahamagara runaka? Aho none biroroshye no kumuhinzira. Rega social platform nkuko nabivuze ni nkota mu jabiri. Hari umuntu ushobora kumva zaberemwe n'uburakari, akumva ntabwo nakoresha terme yo gutomboka, ariko akumva ibimurimo yabinyuza kuri social platform ziwe. Uwo nguwo rero kumusubiza bikwiye ni ukuye. Mwandikire umubwira uti, niba wari uri kuvuga ibijyanye na perezidansi yakira abaturage bayo, akira nimero cyangwa se wandikira uru rubuga. Niba ari ubushinjacyaha, dore aho wacisha ibyo ngibyo uri kuvuga. Aho rero biroroshye, impamvu nabigamije biroroshye kumuyobora. Impamvu nabigamije inshuro ebyiri nibi, hari ibinengwa by'ukuri.
ibyo binengwa by'ukuri ntekereza ko icyo cyaba igisubizo cyo koriyanta umuntu uri kuvuga ibyerekeye perezidanse gise mugeshi bayingana uretse kuba nahaca nitegeye moto sindinjiramo sinamenya ibikorerwamo icyo nzi wenda nk'umunyarwanda nuko nzi umumaro wa perezidanse ni uwuhe ni ibiro by'umukuru w'igihugu uturebera twese nk'abanyarwanda ibyo ngibyo wari ukwiye kubandikira bakabigusobanurira aho ibyo yanenze kubera ko wenda byari ukuri ariko se mu gihe noneho ibyo ari kunenga we yumva biri mu nyungu ze bwite nyamara nge nzi ukuri kwabyo kuko Joseph nuri buze kumbwira ngo abanyarwanda muri rusange bagira rimwe ku munsi sibyo aho ngo uraburengereye urajanishije uwakoze ubushakashatsi urabubwira ko umunyarwanda aho ngaho rero ntabwo ngende bukubwire ngo jya kuri minisiteri kanaka ngomba kwita nkusubiza ako kanya ariko si ngira ngo noneho nanjye nuri busome bwa butumwa nagusubije aze kubona koko nasubije nk'umuntu ufite amakuru ahari yo gusubiza nkawe se mugeshi nimba koko ushaka gusubiza ngira ngo icyo hano chairman yabwiye urubyiruko yatubwiye nk'urubyiruko yenda nuko ari abari bitabiriye inteko rusange ya FPR icyo yavugaga kwimana u Rwanda nuko nge nzasanga uri gukora ibidakorwa nkaba nagukebura mu gihe mbifitiye ubushobozi ariko kandi mu gihe mbona nta bushobozi mbifitiye mu by'ukuri hari ababa bari kundeberera ushobora kuvuga ngo abanyarwanda barya rimwe ku munsi cyangwa se ntibanarya nshobora kwandika abanyarwanda uvuze sinzi abari bo kuko ndi umwe muri bo kandi nge ndya 3 mu munsi ibyo birahagije ukigendera kuko nta n'ikindi wenda kujya kubikoraho nujya guterana nawe amagambo uraza gukora ibindi byaha ariko kandi ukuri kwirivugira ese nubwo utavuga nawe magambo ushobora guhita ufata ifoto yawe wowe ubwawe ugapostinga mu by'ukuri niba urya rimwe cyangwa utanarya iyo foto ubwayo irivugira ariko ibintu byose ntabwo ari ugutera hejuru ntabwo wajya ubona basara ngo nawe usarane nabo wirukanka nabo sinzi nkoresheje imvugo iriyo ariko ibyo ngibyo birashoboka nk'uko nusanga umuntu ari guterana amabuye ufite icyo wakoraho ku muhanda uramuhagarika ariko iyo ubonye utari bumuhagarike ukumira icyaha kitaraba gukumira icyaha kitaraba niki ni uguhamagara inzego z'umutekano zifite ubwo bubasha zikurusha izo mbaraga bakaba bahagarika ataratera benshi amabuye aho ngaho wimanya u Rwanda ariko nusanga ari guterana amabuye nawe ugafata yandi uti twaratojwe baratubwiye kwimana u Rwanda nawe ugafata amabuye ubwo mugatangira mukayasunikirana ubwo icyo ukoze urarwimanye cyangwa aho ugiye kurusenya ugiye gufatanya nawe kurusenya hanyuma rero ni icyo abantu bagomba gutekereza icyo tugomba gutekereza dusangiye ibitekerezo dusubiza dute hari umuntu we ujya muri position yo kuvuga ngo ari kuvugira u Rwanda cyangwa se ari gusubiza ugasanga ahubwo ari gucreate polemique ugasanga arimo ararema ikintu mu by'ukuri kitari buze guhuza n'ukuri abantu bakeneye kumva na wa muntu uri gusure za social platform zanyijwe ubwo butumwa buharabika igihugu uwo muntu nanazisura abone mu bitekerezo ni harimo urugo kwa kanaka mwakoze ibi mwabigenje uku kera wakoze ibi ndakwibuka wibaha no uwo muntu nanasuriye social platform asanga arimo ubutumwa buvuga ngo nyamara dore kimibari igaragaza umunyarwanda mu myaka 30 itambutse yagorwaga no kugeza $300 mu mwaka kuri ubu ngubu turi mu iterambere dore umunyarwanda yakinjiza 1,500 bitewe n'ubushobozi bwe icyo gihe uwo muntu musubije neza kubera ko musubirijije imibare n'ibimenyetso ikindi mu muco nyarwanda kwimana u Rwanda ntago bije ubu ngubu Joseph ngira ngo ni imvugo ya kera ahubwo uramutse utanarwimana ntiwakabona rubamo kuko igihugu cyawe nyine cyo ari igihugu cyawe sindi niti muri politiki ariko nk'umuntu ucungira hafi cyangwa se ubukurikirana ibibera imbere mu gihugu cyanjye hari umuco nzi neza nashidikanyaho nuko umwenda wanduye umeserwa mu gikari reka nkubwize ukuri bwana se reka muri nsozi igitekerezo cyanjye ho gato tuzi ingero zaho mu bindi bihugu tubona amashusho y'abarwanira mu nteko ishinga amategeko turabibona cyane rwose tubona amashusho y'abaminisitiri bafatana mu mashati sindi buze kwigira umwera ngo mvuge ko natwe ibihacu bitahaba ariko wa muco wacu uko ikintu cyanduye kimeserwa mu gikari ni gacyo uzabona amashusho yabamwe mu bagize inteko zishinga amategeko abakozi b'inteko ishinga amategeko bari gutonganira mu nteko cyangwa se basinzira cyangwa bari mu bindi bikorwa bitajyanye n'ibiri kubera mu nteko suko bidashobora kuhaba ariko wa muco wacu nyine wo gukomeza kugira ibintu byacu privacy ukwiye kuturaba muri iki gihe rero cyo gutambutsa ubutumwa
no kuba nyine twakomeza gushimangira no gutera iyo ntambwe twimana igihugu ariko mu buryo bukwiye butanga n'ubutumwa ko ari we wese utazi u Rwanda. Joseph, igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo cyaba ikihe? Njyewe Mm. tunasoza kuri iyi ngingo, kwimana u Rwanda Yego. ntabwo ari Mm. ntabwo ari ugufunga amatwi yo kutagira ngo wumve ukuri guhari, ukuri kw'ibintu. Kanguha urugero rworoshye Yego. ruherutse ejo bundi, umwana w'umukobwa yagiye ku mbuga nkoranyambaga aravuga ati urubyiruko ngo ya damn broke, ngo turakennye bikomeye cyane. Mu by'ukuri imibare yagaragazaga ko u Rwanda rufite like miliyoni 3 z'abantu bashaka akazi. Yego. Epuruta buri mwaka hahangwa imirimo mishya 250. Urumva? Kandi izo miliyoni 3 zihora ziyongera buri mwaka. Numva ngo ushobora gusanga mu mirimo 250 yahanzwe hiyongereyeho ibindi 500 bose bashaka imirimo. Uwo mwana wari uvuze ibyo ngibyo ntabwo ari ukugaragaza nabi igihugu nk'uko abantu bahise babifata bagatangira kumusubiza banamutuka. Yego ufite akazi ariko uri muri ba bandi 5 bagafite, ariko se abandi 1000 baragafite. Aho ngaho rero ntabwo ari umwanya wo guterana amagambo no gutuka wabivuze, ahubwo ni umwanya wo kwicara Joseph Semugeshi uriya mwana Evode uri kuri kamera, tukongera tukicara tugasasa inzobe. Twakora iki kugira ngo tugabanye jobless muri twebwe, ko n'ubundi at the end of time ari twebwe bigeraho ikibazo. Ni ukuvuga ngo uwatanze amakuru cyangwa se uwavuze uko ibintu bimeze kugira ngo byibuze n'abahagarariye izo nzego batangire babazwe inshingano, twakora iki, twafashwa nande, ikibazo kiri hehe. Nibwo itangazamakuru twiruka tukajya muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, imbuto itangwa imeze gute, ese Minisiteri y'Umurimo ibigenza gute, mu muryango bimeze bite, tukikebuka tukareba aho ikibazo kiri, tugafatanya guhangana nacyo. Aho ngaho ntabwo uri kurwanya igihugu, urumva, ahubwo nibwo uri kukimana neza. Ariko umuntu navuga ikitagenda ukamubona nka threat, mbere y'uko ubanza ngo ugicuwinga uvuga uti ariko se kuki ahise asimbuka akavuga ibi ngibi. Swate yari afite indwara yo mu mutwe yamuzamukanye cyane, swate aravuga ibihari, cyangwa se yatumwe. Uba ugomba kubanza gutekereza ibyo bintu bitatu. Wamara kubitekereza ukabona gutekinga action. Ariko ibyo nimba utabikoze ukajya guhubuka nawe usubiza cyangwa wandika ibindi bijyanye n'amarangamutima yawe, kuko wahuriye n'abantu hamwe mukabyina mukishima, mwahawe ubutumwa bw'ishyaka, mukazamuka mukicara mwumva ko ubwo butumwa nyine muri bugende mu butange terke, you are wrong. Ahubwo urasenya igihugu aho kukimana. Nkanjye nka Joseph rero turasabwa kujya dutekereza gatatu, umuntu uri mu gihugu wakebuye abandi yakirwa ate, ikitagenda ugikoraho iki mbere y'uko kijya kujya kuri izo mbuga nkoranyambaga kigafatwa nk'ikibi. Twikumva rero ko isura yakanduzwa n'umuntu udashaka ko igihugu gitera imbere kurenza uko yakubakwa n'abantu bafite imbaraga bashaka kubaka igihugu. Aka kanya Amerika iri kurebwa nabi n'amahanga kubera ko yateye Iran, ariko ntabwo bizabuza ko igihugu cyabo kizakomeza kuzamuka. Baracyakize hamwe, uwakoze ikosa azahanwa. Naguhaye urugero rw'iyo ntambara kuko ndabizi neza ko abanyamerika bakeya benshi ndabizi ko bahagaze ku kuvuga ngo ntibyari ngombwa ko hajya gukorwa iki gikorwa kitadufitiye akamaro. Urumva, bo ubwabo barakeburana, si ku rwego rwo hejuru. Nawe rero mu gihe ubona hari ibyakozwe bidafavoriza igihugu, uri uwa mbere rwose wo kujya inama, ariko ukayigira abagomba kuyigirwa, nako ari ku karubanda. Rero mu bwanjye ndabona kwimana igihugu nibyo, ariko tekereza kabiri ukimana ute. Dutangire dutekereze ni ibiki biduhanze bitubangamiye, tugomba guhangana nabyo, tufatanye kubikemura. Niba ari inyunganizo unkeneyeho uyinyake, nanjye ngo ukeneyeho nyikwake. Niturangiza nitubona ubushobozi bwacu ari aho bugarukira, tujye ku nzego z'igihugu kuko zirahari kandi ziratwakira, tuzaka inyunganizi, ubundi ibintu tubizamure rimwe, aho kujya hariya ngo uriya ahangane ku giti cyangane ku giti cye utazi n'ibyo uhangana nabyo. Ndagushimiye. Urakoze cyane Joseph. Ni inama ya gatandatu cyangwa se ihurizo nk'urubyiruko rushamikiye ku ishyaka FPR Inkotanyi yanasoje hari abatorewe imirimo. Ngira ngo reka tubifurize imirimo mishya kuko barahari benshi rushamikiye ku muryango. Undi witwa Kwizera Urindwa Esther wagizwe umunyamabanga n'indi mirimo itandukanye. Hari kandi byagezweho bivugwa ko mu myaka 2 ishize imirimo irenga 700 yahanzwe y'urubyiruko, irenga 570, kuva 80% by'imirimo yahanzwe iri mu rubyiruko. Hari imishinga 3700 y'urubyiruko yafashijwe kubona igishoro binyuze muri gahunda nyinshi, nka harimo Youth Connect,
hari Motivate Youth Challenge, Art Rwanda ubuhanzi, ndetse nanjye nanyuzemo n'ibindi bitandukanye. Izi gahunda zose ngo zageze hose mu gihugu kandi urugendo rukaba rukomeje. Urugaga kandi twagize uruhare mu kubaka inzu zirenga 1,300 z'abatishoboye, rwubaka uturima tw'igikoni, ubwiherero, rusana n'ibibuga by'imyidagaduro ndetse n'ibindi muri rusange. Ubwo reka dukomeze twishimira iyi ntambwe dukomeje gutera, ariko kandi tuzirikane neza ibikubiye mu butumwa tuganira hano ku ibuga ry'ukuri. Njye Semugeshi Bayingana ndetse na Joseph Iradukunda, nitwe tubana namwe umunsi ku munsi. Joseph, mushimira cyane ku bitekerezo byiza. mwakoze cyane hasi Semugeshi ku ngingo nziza. Reka dushimire n'abadukurikira. Imana ibahe umugisha.